ba Heartlab TV nongeye kubasuhuza mbifuriza amahoro n'imigisha. Nizere ko mumeze neza, muraho muragumye, muraho murabahoro. Nizere ko ibintu byose ari amahoro mu byo mukora byose muri guhaha mukaronka. Uti ninde ubasuhuza? Ni Deswa niyo mugabo bahaye ikaze muri uyu mwanya aho ngiye kugenda tumanukana mu makuru yiriwe avugwa hirya no hino mu karere kacu, mu gihugu cyacu ndetse no kwisi hose muri rusange. Bahaye ikaze rero tujye kwibanda mu makuru agiye atandukanye. Turanyarukira mu karere ka Gisagara, turanyarukira mu karere ka Muhanga, turanyarukira mu karere ka Karongi, turanyarukira mu karere ka Nyabihu. Gisagara rero haravugwa inkuru iteye ubwoba. Ni umusore w'imyaka 18 y'amavuko witwa Habumugisha Christiana cyangwa se Christian kabisa, arakekwaho kwica se amukubise umuhini bityo ahita ahasiga ubuzima. Icyabimuteye rero ngo nuko se asesagura imitungo ayijyana mu bintu byinshi bitandukanye bidafite umumaro. Ibi byabereye rero mu mudugudu wa Gakomasyo mu kagari ka Mukoromacala, umurenge wa Mugombwa, aho ni mu karere ka Gisagara. Umunyamabanga nshingwabikorwa rero w'uyu murenge ndetse w'uyu murenge wa Mugomba yitwa Giraneza Kirisate yahamarije nk'abanyamakuru ba Heartlab ko ubu bwicanyi bwabayeho. Umugabo yitwa Saguye Erison w'imyaka 48 yitabye Imana. Yavuze ko nyakwigendera yarabanye n'umugore we mu makimbirane ategwa n'imikoreshereze mibi y'imitungo ndetse n'imitungo yo mu rugo muri rusange. Yavuze ko uyu Saguye yajyaga agurisha umusaruro ukomoka mu buhinzi, amafaranga awuvuyemo akayakoresha mu nyungu ze bwite, bigatuma rero habaho ubwumvikane buke hagati y'uwo mugore bashakanye. Ati uyu mugore we yagiye gutabaza mudugudu cyangwa se gutabaza kwa mudugudu kubera ko bari bashyamiranye n'abana. Agarutse asanga Habumugisha yamaze kwica se. Gitifu avuga ko rero inzego z'ubuyobozi, inzego z'umurenge, polisi ndetse na ribu kabisa bimaze kumenya aya makuru byahise bihagera bisanga uyu Saguye yapfuye. Bakatubwira ngo rero bamwe mu baturage bavuga ko basanze uyu Habimana yakubise se umuhini mu rubavu ndetse no mu mutwe bityo ahita ahasiga ubuzima. Gitifu Giraneza yasabye abaturage bafitanye amakimbirane nabo bashakanye ashingiye ku mitungo cyangwa ibindi bigiye bitandukanye gucika kuri iyi ngeso yo kwihanira, ahubwo bakagana inzego z'ubuyobozi kugira ngo zibakize. Uyu Habumugisha rero yatawe muri yombi afungiwe kuri sitasiyo ya polisi ya Ndola, naho umurambo wa se ukaba wajyanywe kwa muganga kugira ngo ukorerweho isuzuma mbere y'uko ushyingurwa. Mu karere ka Muhanga rero, mu karere ka Muhanga naho baratubwira ngo umugabo ukekwaho kwica mugenzi we bakoranaga mu Kirombe. Aho ni mu karere ka Muhanga, umugabo ukurikiranyweho kwica mugenzi we amuteye icyuma bakoranaga mu Birombe. Bamwe bavuga ko bapfuye indaya ariyo yatumye baterana ibyo byuma. Byabereye mu kagari ka Mbiriri aho ni mu murenge wa Nyarusange, akarere ka Muhanga. Yitwa Nambajimana Emile uri mu kigero cy'imyaka 30 y'amavuko ndetse akekwaho kwica Shimiyimana Gilbert uri mu kigero cy'imyaka 32. Kabisa uyu basanzwe bakorana mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro mu murenge wa Mushirihiro. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge rero wa Nyarusange yitwa
Byicaza Claude yabwiye abanyamakuru ba Kijyango Media ko abo bagabo bombi bavuye mu kazi aho bakoreraga, bityo batangira ngo kugwana. Nabaje Imana Emile atera icyuma mugenzi we ahita apfa. Gitifu rero avuga ko akimara guterwa icyuma bamujyanye kwa muganga, amaze kuhagera ahita ahasiga ubuzima. Ati ni abasore babiri bacukuraga bakoraga mu birombe cyangwa se muri mining, bavuye mu kazi bacyamirana ndetse baragwana, mugenzi we ahasiga ubuzima. Shimimana Gilbert na Bajimana Emile bari bacumbitse mu murenge wa Nyarusange ariko bacukuraga amabuye y'agaciro mu murenge wa Mushihiro. Amwe mu makuru avuga ko bariya abantu bapfuye indaya bari batahanye muri uwo mugoroba, abandi bakavuga ko bapfuye ibijyanye n'akazi bari basanzwe bakora. Emile yatawe muri yombi afungiwe kuri sitasiyo ya polisi ya Muhanga, naho umurambo wa Shimimana Gilbert wajyanywe mu bitaro i Kabgayi gukorerwaho isuzuma. Mu karere ka Nyabihu ho baratubwira ngo abantu 6 bo mu karere ka Nyabihu bapfuye, abandi 2 bajyanwa mu bitaro kubera kunywa inzoga zitujuje ubuziranenge. Hari amakuru avuga ko inzego z'umutekano, inzego za polisi zahise zigera muri ako gace kugira ngo zigishe abo baturage gucika ku ngeso zo gukoresha ibiyobyabwenge. Kabisa batubwira ko ibi biyobyabwenge banyoye byari ibiyobyabwenge byivangavanze cyangwa se bivangavanze ibiyobyabwenge bya kanyanga, amazi ndetse na alcohol. Ibi bikaba byaviriyemo ingaruka aba bose 6 gupfa, abandi 2 bajyanwa mu bitaro. Ubuyobozi bw'akarere na bamwe mu nzego zishinzwe umutekano bagiye aho byabereye mu murenge wa Bigogwe, akagari ka Arusha, mu kwihanangiriza ndetse no kwigisha abaturage kugira ngo bacike kuri izo ngeso zo kwikoresha no kunywa ibiyobyabwenge. Kabisa turanyarukira mu karere ka Karongi aho batubwira ngo umugabo nawe yapfuye, yahasize ubuzima kabisa nyuma yuko ngo yagiye mu mugezi aho yarasanzwe asengera cyangwa se akorera amasengesho ari kumwe n'abadamu 3. Uyu mugabo rero ngo yagiyeze aho ngaho asengera ahita ahasiga ubuzima. Bivugwa ko yinjiye mu rutare yasengeragamo, bivugwa ko yanyoye cyangwa se yanyoye inyeri ahita yitaba Imana, ndavuga gupfa. Uyu mugabo rero abagore basenganaga uko ari 3 bose bahise batabwa muri yombi. Uyu mugabo nawe umurambo we wajyanywe mu bitaro kugira ngo ukorerweho isuzuma. Nshuti bakuzi rero Heartlab TV, ndabashimiye cyane mwe mwari mubanye natwe muri aya makuru. Aya na makuru mwagezwagaho nanjye Deswa niyo mugabo. Tubonane mu yandi makuru. Ndabashimiye cyane, Imana ibahe umugisha.